Turabasuhuje mwese abakurikiye YouTube channel ya Synek TV, aho muri hose ku isi, mu migabane yose, mu bihugu byose, mu ntara zose. Ni ukuri amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Turabishimiye nanone. Duhaye kandi ikaze abashyashya bakigera kuri urubuga rwacu bwa mbere. Ni ukuri turabishimiye, namwe ni karibu. Mwisange, muri abantu b'agaciro. Ni ukuri mukomeze mubane natwe kugira ngo rero bigemere, mukomeze kujya mubana natwe ibihe byose. Nimukore subscribe, mukore like, munabisharinge n'abandi kugira ngo nabo bazaze batujoine kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Turabishimiye. Ni ukuri wenda niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, nakunyuriramo muri make bike muri byinshi tuzajya tuganira hano kuri uru rubuga rwacu. Abaje mbere ho barabizi, twabiciyemo mu kiganiro cya mbere twakoze. Namwe rero kubera ko muri abantu b'ingenzi, muri abantu b'agaciro, nabanyuriramo ni ukuri mbikuye ku mutima muri make, bike muri byinshi muhishiwe kuri uru rubuga rwacu. Ku rubuga rwacu rero tuzavuga ku byangombwa ukenera uri muri Amerika kugira ngo ubashe gukora akazi ndetse ubashe no kubaho ubuzima bwa buri munsi, wemere gukora buri kintu cyose nta birantega. Tuzavuga kuri social, ubuzima, imibereho ndetse n'imibanire y'abantu hano muri iki gihugu cya Amerika. Tuzavuga ku amashuri y'abana ndetse n'imyitwarire y'urubyiruko hano muri Amerika. Tuzavuga ku buvuzi ndetse n'indwara hano muri Amerika uko bimeze, cyane cyane ubuvuzi uko bukora. Tuzajya tubagezaho ahantu hari akazi kandi kari guhemba neza. Ni karibu rero, murahishiwe. Muri make rero tuzavuga byinshi ntashobora kubasha kurondora hano muri kano kanya, ariko uko Imana izajya idushoboza, uko iminsi izajya igenda, tuzajya tugenda tubibagezaho. Reka rero uyu munsi tuvuge kuri topic y'umunsi. Topic y'umunsi iyi nta yindi, ni icyangombwa cy'ingenzi ku muntu wese uri hano muri iki gihugu cya Amerika, n'impamvu iki cyangombwa agomba kucyitaho akakibika ahantu heza, aho imvura itanyagira. Reka rero mu kanya tugaruke tuze tukivugeho. Nk'uko twabibabwiye rero, uyu munsi topic yacu niyo tugiye kuvuga ku cyangombwa cy'ingenzi ku muntu wese uri hano muri iki gihugu cya Amerika, n'impamvu iki cyangombwa agomba kucyitaho akakibika neza, akakibungabunga nk'uko nabivuze, akakibika ahantu heza aho imvura itanyagira cyangwa se hatagera imbeba. Iki cyangombwa rero nta kindi, ni social security card. Social security card. Abari hano muri Amerika rero murayizi, ku barangije kuyibona bo barangije kuyimenya, ndakeka n'abatari bayibona ariko bayitegereje nabo bidatinze baraza kuyibona. Social security rero ni ingenzi, niyo mpamvu ngiye kuyibaganirizaho. Social security rero ni ingenzi, niyo mpamvu ngiye kuyivugaho uyu munsi. Social security ni ikarita iriho imibarwa 9, igizwe n'imibarwa 9. Imibarwa 3 imbere, 2 hagati, hagaheruka imibarwa 4.
social security rero ni ubuzima bwa buri muntu wese utuye muri iki gihugu cya Amerika. Impamvu mvuze ko ari ubuzima bwa buri muntu wese utuye muri iki gihugu cya Amerika ni iyihe? Impamvu ni uko ubuzima bw'umuntu bwose ntimuba bukubiye. Ibi bivuze iki? Bivuze ko ibigo bya leta, leta n'ibigo byayo, companies, business, bose iyo barimo kugukenera, iyo ubakeneye cyangwa se hari ikintu urimo kubagomba, uri kubashakaho kugira ngo bamenye uri muntu ki, ufite imyitwarire ki, mbese muri make bamenye uri muntu ki, babikora bakoresheje social security card. Social security card rero, uyu mubare uri kuri iyi karita uba ari uw'umuntu ku giti cye, nta muntu uwuhuza n'undi. Ni ukuvuga ngo niba ufite agakarita kawe ka social security, uriya mubare uriho, iriya nimero iriho, ni yawe ku giti cyawe, nta muntu n'umwe muri aya mamiliyoni y'abantu atuye hano muri Amerika, nta muntu n'umwe uwuhuza n'undi, uba ari uw'umuntu ku giti cye. Niyo mpamvu rero iyo bashaka kumenya ibyawe, bashaka kumenya imyitwarire yawe, bashaka kumenya uri muntu ki, wakoze ibihe byaha, ubunyangamugayo bwawe se, byose biba bikubiye muri iyi karita. Niyo mpamvu rero nk'iyo ugiye nko gusaba, tuvuge ideni, rishobora kuba ari iry'imodoka, rishobora kuba ari iry'inzu se, rishobora kuba ari ukwikopesha amafaranga kuri banki, ushobora kuba ugiye gusaba se akazi, cyangwa se ugiye gufungura konti kuri banki. Iyi karita cyangwa se uyu mubare uri kuri iyi karita ni ingenzi cyane kubera yuko barawukubaza. Bivuze iki rero? Bivuze ko iyo ugiye kwapurika, tuvuge urugero nk'akazi, udafite social security card, mu by'ukuri hariho abakaguha ariko bakagira byinshi bakubaza. Ni ukuvuga ngo bagomba kukubaza niba ufite ibaruwa cyangwa se ibarwa yerekana yuko wayapuritse, iri muri process cyangwa se iri pending, kugira ngo baguha akazi bifashishije ibindi byangombwa ufite. Bashobora kwifashisha green card, bashobora kwifashisha I-94, ariko barangije kumenya neza yuko iyi karita itegerejwe, iri muri process. Ugomba rero kwerekana iyo baruwa. I think ngira ngo uyikura kuri Social Security Administration, niho bazitanga ngira ngo niba ntibeshye, noneho ukayereka umukoresha wawe kugira ngo aguhe akazi. Ibi rero biravuga ko hariho naho ujya gusaba akazi, kubera ko badashaka kujya muri iyo rwaserera, badashaka kujya muri ibyo bintu byinshi, bakakakwima. Ariko atari ko batakaguhaye, bari bagombye kukaguha kuko umuntu arabyemerewe kuba yaba cyitegereje agahabwa akazi mu gihe gitegereje, rwose biremewe. Ariko nyine nk'uko mubizi, mu bantu hariho abantu badakunda ibintu by'iteshamutwe, akubwira ati ndashaka ibyangombwa ibi n'ibi n'ibi, waba ntacyo ufite akakubwira ati genda, nukibona uzagaruke. Urumva rero, niyo mpamvu ndimo kubwira abantu yuko iyi karita ari ingenzi. Ku bayifite mugomba kuyifata neza, ni ukuri mukayibungabunga. Ni ukuvuga ngo nanone iyo ugiye gufungura konti kuri banki, iyo ugiye gufungura konti kuri banki, biremewe kuba wafungura konti kuri banki nta social security urabona, ariko bakubaza byinshi, bakubaza ibintu byinshi, ibyangombwa bitandukanye, bya bibazo byinshi. Nyine nawe urabyumva iyo hari icyangombwa uri kumisinga, nyine ujya muri za gahunda zo kujya gusobanura n'iki, ariko nyine konti ukayibona. Ni ukuvuga rero ngo ni ukuri biba byiza iki cyangombwa iyo ugifashe neza ukakibungabunga, kugira ngo nibura aho uzajya uca uri muri activite zawe, uri mu gukora ibintu bitandukanye, we kuzajya ugira birantega. Niyo mpamvu rero ni ukuri ndimo kubashishikariza yuko iyi karita mugomba kuyitaho, kuko nabonye ari ikarita ni ukuri ntago ikomeye, kaba kameze nk'agapapuro ukuntu.
njyewe nagiye mbyibazaho kenshi impamvu kameze gutyo, ariko naje gusanga wenda buriya hari impamvu yatumye bagakora kuriya. Ubundi ayandi makarita umuntu aba asanzwe azi, urugero nka green card na employment card ku bazifite, tuba ari udukarita rwose dukomeye ku buryo gashobora no kugwa mu mazi ukagafata ukagahanagura ukagashyira mu ishakoshi cyangwa se muri kotomoni ukigendera. Ariko social security card iri very sensitive kubera ko imeze nk'akantu k'agapapuro, ni ukuvuga ngo kaguye mu mazi kakamaramo nk'iminota ingahe, usibye wenda kuba wagakuramo kakanikiririza wagira amahirwe kakuma, ariko ubundi kahita gacika. Ubwo rero ni ukuri reka tuyifate neza, reka tuyibungabunge. Kandi nanone ni ukuvuga ngo habaye hari izindi benefit ukeneye guhabwa cyangwa se kuzahabwa muri future, iyi social security ni ingenzi. Urugero nk'uyu muntu ageze mu zabukuru, ageze muri retirement cyangwa se muri pension, ni ukuvuga ngo kugira ngo leta imenye ibyawe, urugero imenye nk'amafaranga wakoreye ubuzima bwawe bwose, sinzi igihe wenda baba baratangiye gukora, hano abantu batangira gukora mu myaka itandukanye bitewe na state turimo cyangwa se n'ubushake bw'umuntu, icyo nacyo tuzakivugaho. Hari abatangira gukora bafite 16 bitewe na state turimo, hari abatangira gukora bafite 17. Urumva guhera ku myaka 16 urimo gukora ukazajya kugera ku myaka nka 60 na ugikora, aba ari amafaranga menshi uba ugiye kwicara, kandi leta ikazajya ikugenera buri kwezi. Ni ukuvuga ngo iyi social security card ni ingenzi, uyu mubare uri kuri ikarita ni ingenzi, kuko niwo bakoresha bifashisha barimo kureba ese ni amafaranga angahe wakoreye muri ubu buzima bwawe bwose, kugira ngo leta ijye ibona uko izajya iguhemba ku kwezi. Impamvu mvuga ngo izajya iguhemba nuko nabonye nabyo bibera nko guhembwa ukuntu. Njye nari nzi yuko kera iyo umuntu agize retirement bayatera yose bakayamuhereza, ariko naje gusanga atari ko bimeze. Naje gusanga bagenda baguha make make ya buri kwezi. Ubwo rero uyu mubare ni ingenzi, kuko urumva yuko niyo ushaje uruhutse ku mibirimo ugomba kuba ufite, kugira ngo babashe kumenya uburyo bazajya baguha ya mafaranga yawe wavunikiye muri ya myaka yose. Ibi ngibi rero hakaba hariho, mwese murabizi muri sosiyete tubayemo harimo abantu b'abanyabyaha bakora ibyaha bimwe bita crime, bya byaha bikomeye. Hari se gucuruza ibiyobyabwenge, gucuruza abantu, human trafficking, kwica abantu se n'ibindi nk'ibyo. Abangaba rero akenshi bakunda gukora ibyaha bafite identity zitari izabo, ziri fake. Ibi rero bivuze yuko bakora ibyaha bifashishije imibare itari iyabo, kugira ngo nibamara gukora ibi byaha bye kubabarwaho, bye kubajyaho. Ni ukuvuga ngo birashoboka yuko bashaka gukoresha umubare wawe bitewe n'uko wenda wabaye careless cyangwa se utabyitayeho ntuyifate neza, umuntu akayikwiba akagenda akayikoresha ibyo yishakiye. Hari abazikoresha bafata amadeni ku mabanki, wiyicariye mu rugo wajya kubona ukabona ikintu cy'ikibazo kikuguyeho, winjiye mu kibazo cy'ingutu mu by'ukuri utagize gute, utabiteganyaga. Urumva bishobora kukuviramo gufungwa, cyangwa se utanafungwa ukazajya wirirwa mu nkiko ukururana. Urumva mu by'ukuri biba bigushubije inyuma. Urumva mu kazi ntibigenda, mu buzima busanzwe bwose ibintu byose birahagarara, cyane cyane noneho kuba wisanze mu kintu utanakoze, utanazi n'uburyo byagenze. Urumva ni ikibazo gikomeye. Urumva mu by'ukuri uhita uta umurongo, birakwafectinga kandi bikafectinga n'umuryango wawe. Ushobora kuba uri umumama, ushobora kuba uri umupapa. Urumva iyo byinjiye mu rugo famiye yose irahungabana. Ubwo rero abangaba bakora ibi byaha akenshi iyo bafashwe bakunda kuregwa icyaha cya thief identity, cyangwa se abajura. Sinzi niba mu cyongereza bivuze neza, kangerageza kubishyira mu kinyarwanda. Cyangwa se abajura abiba bakoresheje
identite zitari izabo. Urumva rero mu by'ukuri iyo warangije kwinjira muri icyo kibazo biba bigoye kugira ngo ugisohokemo. Hariho n'igihe cyanduza rwose izina ryawe kugira ngo uzajye kubyikuraho bigafata igihe. Muri cya gihe uri muri process yo kurwana no kuzabyikuraho, twese turabizi hano hari igihe ugera mu cyaha kampani zikaguhagarika cyangwa se ahantu warimo gukora akazi bakaguhagarika bakakubwira ati genda icyo kibazo nigikemuka uzagaruke. Mu by'ukuri iyo usubiye urumva haza process zo kongera gusaba n'iki, kuko hano iyo ugiye uba ugiye ubwo umwanya bahita bashyiramo undi, iyo ugarutse nyine usubiramo za process zo kongera gusaba bundi bushya. Urumva nitesha mutwe pe, nitesha mutwe. Niyo mpamvu iyi karita yari ikwiriye kwitabwaho cyane, kuko njyewe mvuze ibyo nzi hari abantu benshi penzi iyi karita bayifata nk'ibisanzwe, ugasanga umuntu arimo arayigendana mu ishakoshi, ari kugendana muri kotomoni, ugasanga ayifite muri kava ya telefoni. Ni ibintu biri very dangerous. Ni ukuri abantu mubikora mubireke. Niba mutari muzi iby'iyi karita, ni ukuri mbifurije kureba iki kiganiro, kandi ni ukuri mukabiha agaciro kugira ngo iyi karita ihabwe agaciro, mutazisanga muri mu bibazo bikomeye. Urumva hariho n'igihe wanafungwe rega kubera ikibazo cy'iyi karita. Twagiye tubona amakesi menshi y'abantu bafungiwe ibyaha batakoze, ukagenda ukajya muri gereza ukamaramo igihe kirekire uri gusafaringa, igihe kikazagera nyuma y'imyaka runaka ukumva baravuze ngo vamo, burya twasanze atari we wagikoze. Imagine. Urumva ibyo bintu birabangamye, nta muntu wakwifuza kubigwamo, nta n'umuntu wakwifuriza ko abigwamo. Niyo mpamvu rero akenshi bakunda gushishikariza abantu yuko niba iyi karita uyifite ugomba kuyibika neza, ndetse babwira abantu yuko batagomba kuyigendana mu ishakoshi cyangwa se muri wallet. Ubundi ugomba kuyibika mu nzu, ukayibika ahantu heza hatekanye, ukayikurayo gusa ari uko uyikeneye ugiye gukora ikintu runaka kandi cy'ingenzi. Ushobora kuba ugiye gusaba akazi cyangwa se hari ibindi byangombwa runaka ukeneye kandi bayikeneye kugira ngo wenda bakore kopi yayo n'ibindi nk'ibyo. Aho ngaho niho honyine uba ukwiriye kuyikurayo ukayigendana, ukajya aho ugiye, ukagenda ugakora ibyo urimo ushaka kuyikoresha, wangiza kuyikoresha ukayigarura, ni ukuri ukayibika, kandi ukayibika ahantu heza. Ni inama rero nabagiraga, ni ukuri iki cyangombwa reka tukiteho. Bantu mujya muzigendana mu makava ya telefoni, bantu mujya muzigendana muri amashakoshi arimo na diaper z'abana, harimo n'amacupa y'amazi yo kunywa na juice na za yogurt z'abana. Ni ukuri nimureke tubireke. Ba papa namwe mujya mukunda kuzigendana mu wallet, mugatwara amamodoka. Nabonye wallet mutajya mukunda kuzikura mu mifuka y'inyuma, akenshi mutwara muzicariye. Kariya kantu karoroshye, kari sensitive, ni agapapuro. Reka tukabike kandi tukubahe kugira ngo tutazisanga mu bibazo bikomeye. Ikiganiro cyacu rero cy'uyu munsi cyangwa se inama cyangwa se topics nabateguriye y'uyu munsi reka duhinira aha. Tuzakomeza ubutaha. Ni ukuri ndabashimiye, ariko ntari narangiza reka nshimire abantu b'ingenzi banshimishije, bankoze ku mutima. Abantu nasabye gukora za subscribe, abantu nasabye gukora like na share ndetse na comment, bakabikora. Byaranshimishije, byaranejeje. Ni ukuri ngaho nimukomeze mubisharinge n'abandi kugira ngo nabo bagire icyo biga. Bishobora kuba bidafite icyo bikumariye, ariko bikagira icyo bimarira, cyangwa se atari ukuvuga ko ntacyo bikumariye ahubwo wowe wari usanzwe ubizi, ariko hakaba ari undi muntu utari usanzwe abizi bikamugira umumaro. Ni ukuri muri ab'igiciro, ndabakunda. Naho ubutaha, murakoze.